Reka tubaye ikaze kuri Vania TV show. Mumeze mute, mumeze neza, mukore subscribe ibyamamare byizi. Bimeze bite mwabasaza? Ase ko muntu twita abasaza. Bimeze bite? Umeze bobobo. Umeze neza serate sita. Mukore mu kiganza cy'umwami kazi. Ego mwami. Ubwo mwami ninde? Nase mbwira. Mumeze mute? Tumeze neza. Azuko mbona mwanyagiwe. Saka sawa. Soma. Aso, ibintu bihe bimeze nawe utazagusha umuntu ukabona arakavaye. Gatukuye? Kateza. Kariraho. Ngici. Nagakise gatukuye kateza. No yansubije. Yagusubije. Barasubiza ngo kariraho. Karira. Saka sawa. Ubwo gatukuye kateze. Saka sawa. Ese abanje kansana gatukuye kateze naga. Nako nyine karira. Soma. Saka jumba. Saka sawa. Soma. Ni igicyatanze umuzungu kwambara karuvati. Chiyoni. Twaje uyu munsi twaje mu tuntu two karuvati ni chiyoni. Aha, uragishubije. Si bigori wowe byambara karuvati. Bose niba byambara. Soma. Aho twagenda ne wambwiye. Igicucu cya. Igicucu cyande. Igicucu kiwe. Byo bagendana. Saka sawa. Kaje piki cyashugenye ko hari. Cyagize gacukurenye ko. Subira amatwi. Ngo cyacukuye. Ngicho gisuzi mu nguti yesu nago warukize cyaramutikuye none se gisuzi cyamucukura gute kandi ari igisuzi naza njya kizanye bamubwire ma nubyegereze nawe ni ibintu uri kuvuga niba bireba nyine harimo no gutuka nubyegereze umutima nubyegereze umutima oya natse ubwo nyine niba ari igisakuzo ni igisakuzo pe oya musakuza ibindi bizima byiza ubuntu bw'sawa fata sko ngutenyo imbagara none se kucyicu kiza gukunguta oya ako wowe uvuze ngo cyashukuye none se bitanga ngo nafate nyina asa ko numva ushaka kubisesengwa nawe ukunda karama reka ngemba nshaka kugira ngo menye ntago ibisakuzo nk'ibyo ntabwo ongera tunsubiremo neza nanjye nshobora kuzagisakuza n'undi muntu ese tuzoreke kugira ubwo mundiriyemo nubwa kabiri duhuye ubundi bakwita gute banyita uko banyita yo bashaka ariko ngiye nitwa Umuhoza Diane yo bakwita Umuhoza Divine story nagombaga kuba Umuhoza Diane ubahe mba kumuhima niho uvuka ariko vukire uvuka he mu ruhango saza uri mwiza hanyuma kuva mu ruhango suza mu mujyi ku muhini mama waje utubundi nateze imodoka wataze imodoka uje ukurikiye asa watuje iyi ne jipo n'ishati no si kubona bifatanye ndabona udupesi tujya gusa ariko amabara aratandukanye nabiguze ukwabyo ntago ari ibintu namanukanye ubona ko bidasa ijambo ni iryanye umugabo we ngo naje gute Kigali nateze imodoka nagiye muri gare ya Ruhango ngatisha imodoka inzana Nyabugogo usibu hari Nyabugogo wari uhazi harima usara umuntu utazi Nyabugogo wasanze ndetse nasanze Nyabugogo hari abantu abari imodoka hari ibicuruzwa hasanze yagiye nshaka umuntu waje uhasanga bwite kuko abantu bo bahoraho igihe cyose bwite naje masanga ese kutumva ko ubwo naje masanga bishatse kuvuga iki ubwo ndumva utari mu kazi nagira ngo numve kuri mu kazi yenda tugendane oya banza barabikubwiye nabi ye no sofana ikintu uyu mugabo uyu nguyu mugabo icyo umugabo n'umugore bapfana se ntabwo kizi ikintu dupfana amenye nko kureba umuntu nta kintu dupfana dusibye amaraso ya Yesu kuba mubajije urumva hari ibidanje biri ntabwo ari ibyo ngibyo gusaba cyo mupfana uriya ni umugabo uri umugore ntabwo byumva abagabo bose dufitanye isano cyane utwara umuntu wambwiye ngo mbereye mideni abagabo kandi natarigeze nikopesha ngo bereye mideni abagabo nose uri babereyemo gute ronje byarashanye nambwiye ngo mbereye mideni abagabo yose nta muntu nagujije nta muntu nikopesheje hoho none nawe ngo icyo umugore apfana n'umugabo nyine uri mwiza nyine nuko umuntu atakurya yabura ruhari wese nta hantu warya ubona warya se basi warya he kubera se kikanjya numva ngo aka kana ngo ni keza kukarya ari ndubivuga njya numva mubivuga abaki abakobwa abasore abagabo nibo barya abakobwa hagiye igisupu yaravuze ngo
umwana kumukunda urabaza ukamupima ugasanga umwana akunda undi ni ukumurya nyine bavuze kumupima asuze ngo batangana none se barya hehe barya hehe baryohereje barya hehe bagize gute baryohereje nyine ni wumva baza miseri wumva ukuntu akubwira aho barya none se uzi ngo baryohereza he hahandi hehe nyine mwibanga niba utabasha kubavuga ngo nahari nose muri kumva ndabona niba twaje gusenga niba twaje kugira usko na niba turi bishyushye ese bite byanyu muko mudashyuha bite byacu ni byiza ni ibingibi uri kure tarumiwe pe kira gisoza se kiza iki uko ngizira ari narashatse ariko mana yaje we ubonye kugirira ari kiriya gihugu kiri hariya reka mbatema ndabona mwahobaye njye ntabwo uri kunde ntabwo ari ubwo bagira niba umuntu ufite urugo ashobora kugira agivuza irari kugira irari umuntu w'umusore se muri Kigali ko azarwubaka rwarangiye nuko urwigera mu rurangije se muri Imana oya ntabwo turi Imana wowe ubwawe urarwirangije nose mvuze ngo irari rimarwa n'iki hari oya bivuge neza wijya rimarwa n'iki irari rimarwa n'iki nigire kuribaza ni wowe sose ufite irari nose n'ubwambere wumvisha ikintu ngo irari ni irari rimarwa n'iki ntabyo nzi rigumane rero iryo rari ryawe kubanza ugirire ariko ko ryinshi kubera ndarigufitiye njyewe ahubwo nyarwa impamvu ujya kuvuga umuntu uririya kandi turi ndereze mburanzi wowe buriya kuri bya bintu uranze ndatimbura ariya miniya ndatimbura Yego. Ari ikintu cyonyine cyo nabonye. Abantu bitangira ubuhamya. Baba bagira ngo bikure mu isoni. Wasanga ari hafi ya nawe. Oya nzovuse nukageranya abantu na cyambere ngewe ndi mu kiganiro. Sinya mfata abantu batari mu kiganiro ngo franke. Nukageranya abantu nungu. Kuko dore ngabarabaraje. Oya ariko bimenye ngo jewe ndatimbura. Muratimbura. Oya niba wowe ubwawe nta muntu uragutangira ubuhamya niko akundi nyine kwikina tu muri ikinatimbura wowe uzi ukora ibikorwa bagutangira ubuhamya niba ushaka kuzantangira ubuhamya ntabwo nshaka kugutangira ubuhamya ntukikina babyita kwikinisha ubu rero nyine impamvu ngomba kwitangira ubuhamya nubdo wakabonye ari kugushitura iye wamubonye ubu wanje turashaka shiduka maze ubundi tukaba babiri gahita umwesura ariko se buri umugani uwo muntu ntiyanyicara yanyica nibe ariko byanga bikunda twakumvikana kuko uretse kubeshya siko mwari muri kunca amazi ukajya ngo nge urorebukana ndizembe ku buryo nta kintu nashobora shorera izembe pe nta kintu nashobora wazanye abatanga buhamya rega hakora ibimenyetso kandi ukuri kudafite ibimenyetso watanga ubuhamya se gute kandi utagize reka gutangira ubuhamya nta kimenyetso nta cyabaye mureba agafilimi kajya kubera hariya nzatanga ikimenyetso rero mureba agafilimi kajya kubera hariya muri kiriya kibanza bari abantu hari abari gukorera ese umuntu yaragifashe se kureba yaragifashe katureba filime yarahakodeshe hari ahantu uretse reba niba babizi neza ko arahe barete bavamo oya kandi ubona bajyanye ututebe ruguriri oya bagiye kumanuka nta nubwo bibaho ku buryo se bashobora nanjye buri gihe ko mubonye ni hari amubona buri gihe umva buri gihe wagira ngo yaracishije ukuri oya weza ni mu byo gucisha kamubwiza ukuri n'uzitinya hajya ngo n'umusaza atinya nde atinya nyine burya umusaza atinya nyine wumva umusaza usarana nyina cyangwa usaravuga ngo ni nk'imbwa yasaze ntigirya nyirayo ariko ndabona bagiye gushyira hariya gusa uriya muntu igatanga amahoro nyine ariko burindi ariko iyo amanuka bari kuhava neza cyane baramutinya oya si ukumutinya ahubwo ni ukumuba bazi neza ko ariko agomba gukorera nawe rero arabibonye mu rwego rwo kugira ngo atabangamira abantu agize ute we yikorereye hariya ubwo ko wari umuzi ntabwo ari ko ari numvaga umuvuga nk'ari umuntu numvaga hagiye gushyira nawe nangiye gutegura kizimyamoto agahita akubita ubwo nawe ntangiye kwitegura uburyo ngomba gukiza abantu ntabyo gukubita ariko abo bayatari burya kereka nk'umuntu ari bizwi neza ko ari ikibanza cyawe ugasangamo umuntu aho wakivamo hano niba atarafashe ikibanza rero
atanditseho izina rye. Ariko meseri mugani ko twagomye tuguri kugomya tubivuga tubica ku ruhande kweri ubu koko ufite umugabo ntabwo umuntu nkanjye yatereta. Oya afite umugabo ndubatse. Ufite umugabo urubatse ariko nose wumva hari ahantu ageza ku buryo ayo ni amabanga y'urugo rego. Ariko ni abanyamakuru nimukashaka ayo ni amabanga y'urugo. Niba ndi kwibariza ntereta abaye atahageza yaza kugushaka. Ikibazo nuko turi kumwe y'urugo nyine abagomba nyine. Ikibazo nuko turi kumwe mba mwibarije kansubiza noneho wese utera hejuru kandi atari we mbajije. Cyangwa ubwo mufite uko mubiganira ariko kureho hanyuma mbari we mbibaza se. Ntago ari ukuvuga ngo bayenje ibibazo ndikumva ngiye ibyo ari amabanga y'urugo. Niko biri. Aya bafite ahageza atahageza. Nkibarije bya bitwaye. N'ubwo umugore yaba ari injiji cyangwa ari ikigo ryaza gusobanura uburyo bagira. Uburyo we n'umugabo wiwe. We ngo aho ageza naho atageza. Nose kujya hageze. Urajya uhageze. Mparenza ahubwo. Bagabo iki gihe mwarasaze. Hanyuma nawe nawe. None ubwo ufite ni igiki? Nawe ni umusazi. Hajyane ko mvuze. Ubwo nawe ni umusazi. Ikintu kimwe ngo umukobwa ngo yabwiye se ngo buriya ngo abagabo bose ngo ni ihene. Yabwiye se ngo abagabo bose ni ihene. Ahubwo ni boyfriend wiwe ni umukunzi nuko umuhungu aramubaza ati se papa wawe wamuhaye ubwatsi. Yabwiye boyfriend we. Yabwiye boyfriend we. Abagabo bose baretse gato ngo abagabo bose ni ihene. Na boyfriend ati ese papa wamuhaye ubwatsi. Ngo abagabo bose ni abasazi. Ngo barasaze. Nibagiye ko nanjye wanjye. Ubwo nawe yibagirwa kuko uwanjye yabaye umugabo. Numvaga ko akiri umusore basore. Ubabarirwa. Rega nubundi nukukora. Yamubereye indera nyine. Yamubereye indera. Sandi muganga. Niba yarasaze bakaba banubwiye yamubereye indera. Yamujyanye indera ni iwanjye. Gutera mu mutima wanjye. Aba nyine hari uburyo bwinshi wenda abantu basara amatara kuvuga ngo batoye amashashi. Niba wari umubajije icyo kibazo akavuga ko abagabo basaze bwasanga ubwo buryo aribwo wasazemo nyine. Ariko yaravuze atari kuvuga ngo gutora amashashi. Wowe. Ngeze nawe bwitwa umugabo ari uwe. Nise wowe ntabwo ubusirimbwa. Ndubatse se niwe unyubakiye. Nende kuza gutereta ndi umugabo nose si mutereta mu bafite ko ariho mubera nyine abo bantu ubwo zinavuze mufite n'abantu ahantu haje ikibazo nuko yabatwariye muri rusange icyo yeretse mvuga ngo wa mugabo yaza kuvuga ko keretse mvuga ngo wa mugabo wari umusazi nakubanutse wowe ko kantu kari kuza neza kanikosore oya nawe ngwita umusazi mugabo wa Miss Elie turajya tukumenyesha ko tuvumbuye kuri umusazi oya uretse gato mu bintu kinisha no kazajya none nega amatwi kavuza abagabo n'abagabo bose n'abasazi umugabo wa Miss Elie ngo ni umusazi n'umusazi nyine niba yari umusazi umugabo wawe n'umusazi ubwo nyine impamvu ndi kuvuga gutyo uko nanjye mbyegereje umutima na papa n'umugabo kandi bobo natarasaze njye se na papa ngira wahenewe jya kurisha hariya uzi ko burya n'igitutsi mwari mushaka kuntu kari cyiza burya yewe twese nuko ni kimwe oya okay ni rusange aho bisegureho warushatse kuvuga uyu nguyu atagira umuntu umutera ibyo yavuze ni uruvange wallahi ni uruvange apo ni byiza cyane urupfu rwa benshi rega ni umunyenga ndumva ntacyo jye bintwaye abashunu kuri reka mabwire abashu abashu abashubije kuvuga izina ababe abashu ni mu ndimi z'abanyamahanga baza nk'ibibazo bibiri ufitiye amatsiko baza nk'ibibazo nabajije mbere ntabwo mwabinshije nta bindi nabaza yewe ntangire dia urabanza ye nta bindi bibazo namubaza nibyo nabajije niyacubije ngiye mbaza ngewe reka nkwibarize twigana no kumusoza kuko ni nanjye watangiye ni nanjye uranasoza Miss Elie ndagukunda wowe waba unkunda cyo ni ikibazo cyese ni ikibazo urumva kije hagatangaro se cyakije hakadomo nagukunda kuko mfite undi nkunda wese kunshubije okay vuga ikindi kunshubije kandi wari uri kuvuga ngo ntabwo ari ikibazo mbaje ninjye wabikubajije twikomeze wavuze ko waje uvuye mu cyaro harya ngo aho banje kuba ni hehe yabanje kuba mu gashyekero uza uri gukunda umujyama bita Element nza ni kumukunda cyangwa naje naramukunze waje waramukunze byagufasha ute ngira ratambaza wowe byakunze waje waramukunze
none uwo Element ntago ari we mubana Element naramubuze mbana n'undi mugabo ubana n'undi mugabo waramubuze naramubuze Element yarakwiyimye none se yaramwimye yarakwiyimye none se wanaga uri mubi sibyo ko ari wowe wakamubajije cyangwa ahubwo n'ubundi ntago ari we nabibaza ntago none se uretse nkuba keretse yaza kuba ari njye wamwanze ninjye ari kubibaza ariko finally oya waramwanze kubera ko ari ikibazo kireba aho ngaho ikibazo kirimo ava mu cyaro aza kureba Element bari batuye bazi ibyo se birakureba ahubwo yakagombye ko mbaza gutyo oya sibyo arata uretse nkubaze nyine niho harimo ikibazo genda cyakubaza mbaza Element ari wowe na wanzu ndi ninde ko kandi none se urumva yaramwaye yarashatse se ntabwo mbizi none se umuryango ndi kuko yashatse niba utabizi ubwirwa n'iki ko yakwanze yarabikubwiye ntabwo arabimbwira ariko ikimenyetso nuko ataza kundeba ikimenyetso nuko atazagukureba nene narabimusabye ko agomba kuza kundeba hanyuma birangije aranga nawe urwamukundaga ruhita ruvaho urwankukunda be oya nirukwira mu magambo urwankukunda shu ndeba mu maso rurimo ngo niba ari aswero ndamukunda ibyo ngibyo urimo urabeshya rero ndamukunda umva mbabwire rero uracyamukunda guys mukore subscribe kuri Vania TV show uracyamukunda ndacyamukunda naraho nzaguma mukunda Element ahari hose ari kubyumva yumve ko ukimukunda ndamukunda hanyuma se amakuru namugeraho ko ufite undi mugabo gusa nibidanje asa gutunga bo niyo bakubwiye ngo Kigali wishe yawumva narakora na divorce ariko yavuze ko okay nakora divorce iki kintu koko kirenamukunda ngo yanakora divorce umugabo wawe rero muraje murabonana bakunzi ba Vania TV show mukore subscribe nakagaruka sibyo tuzongera tubatema mubatehe ngo babatemo ikibazo ni ukuvuga ngo mubatemo babatemo nzabatamu nge nzabatamu niba uri umukunzi wa Vania niba uri umukunzi wa Vania TV show nzagutamo ciao guma ubitekerezeho niba ushaka ko ngutamo kanda subscribe akazogera ibintu bigende neza comment share like inshuti bakunzi rero ba Vania TV show iri ni ryahabara Miss Elie mujya mwumva bavuga tabara rya Elie mbabwira niba muri abakunzi biwe mukanda subscribe share ndetse na comment ibyo byonyine bizaba bihagije gusa